nanone kandi mu buzima bwawe aho uzaba uri hose, icyo uzabona cyose ntukazizere umwana w'umuntu. Hari amakosa tujya dukora rimwe na rimwe, ugasanga niba dufite ibanga, iryo banga tugiye kuribitsa undi muntu, tugiye kuribwira umuntu, barangiza ngo nyabona iri banga uzamfashe ukazatema. Ese uba wishingikirije iki? Menya ibyawe kuko n'undi amenya ibye. Mu buzima bwawe aho uzava ukagera, ntukazizere umwana w'umuntu ujye kumubwira buri kantu kose, ntabwo ujye kumubwira buri kintu cyose kije mu buzima bwawe. Kandi nanone baravuga ngo uko uribonye si kuribara. Amaso areba byinshi ariko gerageza uvuge bike, kuko nimwe n'ibyo ushobora kuvuga ugasanga umunsi umwe ugejeje aho utakagombye kuba uri. Anjye muri kumwe rero Ndicinyimana Anselme, YouTube channel ni Kunkumbe TV. Muri aka kanya nje ngo tuganire cyangwa se turebere hamwe impamvu utagomba kwizera umwana w'umuntu ngo umubitse amabanga yawe, umubitse ibintu bikurimo. Nyaboneka kora subscribe niba uzi kutarakora subscribe. Iyo niyo nkunga ngusabye, ntabwo usabye inkunga y'amafaranga, ntabwo usabye inkunga y'ibikoresho, ntabwo usabye inkunga y'iki. Inkunga usabye kora subscribe kuri YouTube channel, ubundi bwo ujye ukurikirana izi video, ujye ukurikirana aya masomo. Nanone kandi ujye utanga comment cyangwa se utanga igitekerezo cyawe, utubwire uko nawe ubyumva, duhugurane rero. Reka turebere hamwe impamvu utagomba kwishinga cyangwa se impamvu utagomba kubwira mugenzi wawe ikikubaho cyose cyangwa se buri kintu cyaje mu buzima bwawe. Hari icyo twita amabanga. Uhuye n'ikibazo, uhuye n'ibintu runaka, ni wowe bireba, nta wundi bireba. Ibyo bintu rero byigumanire mu mutima wawe, ureke kujya kubibwira mugenzi wawe. Kuko nujya kubibwira mugenzi wawe ubyita ibanga, menya ko wowe ubwawe iryo banga ryakunaniye. Ese iryo banga ko rikunaniye, umuntu uri kujya kuribwira niwe uzaribika? Tujye tubanza dutekereza. Uwo muntu uri kwizera ukajya kumubitsa amabanga y'urugo rwawe, uwo muntu uri kwizera ukajya kumubitsa amabanga y'umugabo wawe, uwo muntu uri kwizera ukajya kumubitsa amabanga y'umugore wawe, uwo muntu uri kwizera ukajya kumubitsa amabanga yo mu kazi. Uko iryo banga ryakunaniye kuri kuguma mu bwonko, mu mutwe, rikagucika ukarimenera mugenzi wawe, ni igiki kikwemeza ko we ritazamunanira kuribika akaza kurimbwira? We ritazamunanira kuribika akajya kuribwira runaka, ugasanga ahubwo muriteranyije. Jya umenya ko ibanga rikunaniye nta wundi muntu waribika, kirazira. Niyo yari kubikira, azaribika umunsi umwe, azaribika iminsi ibiri, azaribika iminsi itatu, ariko igihe kizagera bimunanire burundu, agenda aribwire abandi bantu. Usanga uratangiye ngo ngo nakabwiye ibintu ngo none kagiye kubivuga, ngo nakabwiye ibintu none kagiye kuneza abantu. Ese wowe ko wamwiteje? Imva n'imvano ntabwo ari uwo wabivuze, ahubwo ni wowe wabiteye. Gerageza umenye ibyawe, umenye ibikureba, wibikire amabanga yawe. Kuko kuza kubibwira runaka ntabwo ari wo muti. Nanone hari ubwo twibwira ko turi kubitsa umuntu ibanga kandi turi kwiteranya, kandi uwo muntu ntabwo azaritubikira, ahubwo abaducishamo ijisho. Iryo banga umubwira, iryo banga umubitsa, ntabwo ari amafaranga uba umubikije, igihe nikigera uzagenda yagusubiza. Gusa mubitsa amafaranga nibyo, gusa mubitsa imitungo runaka nibyo, kuko igihe kizagera ugende abigusubiza. Ariko iryo banga ntabwo uzaza kunsubiza rya banga nakubwiye. Tujye tumenya ubwenge, tujye dutekereza mbere yo gukora ibintu. Ndabizi wenda hari abantu babyumva nabi,
cyangwa se bakavuga ngo nk'uriya ari mu biki, ariko nanone okay, iyo niyo nama nakugira mu by'ukuri, kandi nawe wayingira, kandi nawe nutekereza neza urasanga ari byo. Umuntu umubitsi ibanga nkanda, hari igihe usanga uwo muntu uri kubitsa ibanga we nta banga yatinyuka ngo arikubitse, ari na hahandi azabona amahirwe runaka atambuka ahantu, ari kugira ngo aza kubwira ati hariya hari amahirwe, gerayo ujye kureba ko nawe yakugeraho, ahubwo akagucaho akajya kwibwira undi muntu, kandi wamwitaga inshuti, wamubwiraga buri kamwe kose kakwerekeyeho. Rero inshuti zanjye, ntitukajye dupfa kwizera buri wese, kandi tujye tumenya ko mu gihe ibanga ritunaniye kuryibikira, ubwo riba ryasesekaye hanze. Tanga igitekerezo muri komenti utubwire uko nawe ubyumva. Njye mwari kumwe n'Nshimiyimana Anselme, tuzasubire muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane.